Ni ikibazo ki umuntu w'umugabo yagira ku buryo yafata umwanzuro wo kujya kwangiriza ibikorwa by'abantu muri buno buryo, akifata agafata iki kintu kimeze nk'icyuma yari afite agenda akubita mu birahure by'abantu, amaparaburize aramenagura, abantu nabo barakubita. Ibi rero byabaye nko mu masaa cyenda saa kumi hano kwa Makuza. Ahangaha rwose abaparitse imodoka nyinshi z'abakiriya, iz'abakora hano kwa Makuza. Mbese nyine namwe murabizi hano mujya mutemberera hano kwa Makuza. Nibwo rero twagiye tubona uyu mugabo urana ko ari umuntu w'umupapa mukuru, umuntu w'umupapa nyine usa nkaho yiyubashye, usibye ko nta n'inkweto yari yambaye. Nibwo twagiye tubona atangiye gukubita mu birahure by'abantu n'abantu abirukankana. Mbese nyine umuhanda yari yawufunze hano mu mujyi kwa Makuza, na polisi yagerageje kumuhagarika, atangira kubirukankana, akubita ikiriya kintu yari afite, akajya kubita mu birahure by'imodoka. Hano yamennye imodoka nyinshi sinabara ngo ndangize, kubera ko ahangaha tuvugana ubu ngubu hari zari ziparitse hano hafi y'umusigiti. Ni kuvuga ngo yakubisemo ikintu akajya azenguruka yirukanka, uko agenda yirukankana abantu, imodoka agezeho agakubita akamenagura ibirahure. Ni ukuvuga ngo nanjye nayo ifite akamodoka kanjye nubwo kari gashaje, ariko yakubisemo amenera ikirahure. Ubu se nzabariza hehe? Nzabaza nde koko? Nzabaza nde? Niba ari asiransi izabyishyura, niba ari uyu mugabo uzatwishyura, polisi nitubwire rwose, kubera ko ibintu birakabije kubona umuntu yigira umuntu w'umusazi. Sinzi niba yari yanasaze cyangwa ari muzima, ariko gufata ibintu byandi ukagenda ukubitamo, wenda nubwo byarangiye abantu bishyize hamwe bakamufata, ariko polisi byari byamunaniye kuba yamufata, kuko hari n'umupolisi wari uhari rwose nawe yirukankaga nk'abandi bose. Mutubwire rwose, ese umuntu arabariza hehe? Hano hari imodoka nyinshi zamenetse, usibye wenda n'iyanjye, ariko hari n'izindi nziza cyane zagiye zimenwa ibirahure, hari izindi zagiye rwose zimenwa ibirahure. Polisi igira ikintu bikoraho. Niba umuntu arwaye mu mutwe, ajya ashaka ahandi hanajya gusarira, atari hano mu ntuze z'abantu. Hano kwa Makuza abantu baramenyereye ko iyo ufite ibibazo uza kwinaga hano kwa Makuza, ariko iyo ufite ibibazo ujya kwa muganga, ntabwo ujya mu mitungo y'abantu. Nk'ubu ngubu yangirije ibintu byinshi rwose. Nk'izi modoka zose yangirije, umuntu wari ufitiye urugendo, umuntu wari ufitiye kwisoreza umwaka neza, akaba yakwigira mu birori bisoza umwaka, amwangirije imodoka. Ubu ni ukujya mu magaraje. Uyu mugabo nta muntu wabashije kumenya izina rye. Umenya izina rye muri comment atubwire, n'umenya aho atuye atubwire rwose.